ni Rugema. Fabi twari turimo turavuga ngo Anita aze ndarindi kuvuga ko azaza nyine bari bamaze kubivuga. Shut up, fuck up. Ni Rugema. Ntabwo nshaka kumva ubwo bugambi igihe mwahereye mu buvuga. Mbona amafaranga yanjye cyangwa mbona umukobwa wanjye. Ariko ikintu twari twavuze hari isambu nari ngiye kujya kugurisha subizi ya yindi kugira ngo tubone inosa aduhaho make turavuga tutireka yongere rwose amafaranga yawe tugomba kuyaguha nutabona Anita urabona amafaranga. Umva mbasobanurire mbibwire mu mazina. Nitwa Ali. Ntabwo muzi uwondi kuri iyi nshuro. Ntabwo muzi ubwonko bwanjye icyo buri gutekereza. Ndumva ubwanyu nabusandaza hano. Oya ubwongo ubukomeye n'ubwa Mukanamba. Nawe ubwawe ndabworoshya mbuhindura isosi mushenzi. Igihe cyose wakinnye n'ubwonko bwanjye none uri kwivugisha ubwo bugambo. Nyamara burubira inyuma. Reka nkubwire Fabio niwe ndi buhereye ko ni wowe wanzanye hano wa mushenzi. Reka nkubwire Ale ndabyumva pe ndabyumva uyu ni n'umwana sibyo twebwe duhereze uyu munsi wenda bibaye n'ejo byaba byiza umukiriya akiboneka amafaranga leta yaguhereza have wikora amaraso kandi nzi yuko mu biganza byawe nta maraso ari sibyo ubwo bugambo bw'umukiriya ubwo bugambo muri kuvuga ndabyumva Ale noneho njyewe sibyo reka mborohera aka kanya ariko ubwo ngaruka yego ariko kereka ntabasanga muri uru rugo keretse ntabasanga muri uru rugo yego turaba duhari n'ahantu tugomba kujya na cya kigabo cyawe ngisanga ahangaha mwese kuko niyo mwashaka gutorongera kuri hamwe hose nababona mwebwe ntabwo mwangora mutagira ngo ni kiriya gicucu cyanyu cyanyirukanyije imisozi n'ubu ngubu nkaba ntacyo ndi kubona. Shyiramo n'ikinyabupfura rwose ureke mpamvu ntabwo ikinyabupfura nabubaka igihe kinini ariko nanjye umukobwa wanjye ni ukuri ntubise ko nanjye kuguha umukobwa wanjye ubu se ari hehe wowe uramufite ariko Ale urabizi ko wamurashe nawe ibyo urabizi ko wamurashe yego nawe none ndashaka kurasana nawe wanwaye se kompari kujyana hehe wagikecuru umva reka rero ngubwire Ale reka noneho ngiye musaba ikintu sibyo umva reka mbikubwire sibyo musaba ikintu ndakwinginze jya utubwira ariko ututuvanamo umutima w'imbunda pe ntabwo ujye mbimenyereye ndashaka umutima wanyu noneho kuwukuramo neza ndabyumva ariko ihangane sibyo cisha make ziba wowe urancikishije make ngo nihangane bakunzi b'inzira umusanda bashuje umirire hose umuhungu wanyu ndagarutse nje kubabwira ibyabashije kuba byakurikiraho byose muri ino filime inzira umusanda dore ko navuga ko bita Isimbi afashe umwanzuro ugoye cyane se none bigiye kugenda gutendagira ngo ujye muri comedy nawe ugire ijambo rimwe ubwira Isimbi ugire inama Isimbi kuko muri kubona ko Isimbi ari mu ihurizo rikomeye cyane ese Isimbi ari bwaze gukora iki kumumaje kubona ko wamusabye yuko kugira ngo abashe kuba yabona umwana ari kugomba kuba yaryamana none umugabo ngo ni shitani ese Isimbi ari bwaze kuba yabikora nawe ujye muri comedy ugire inama umugira kugira ngo ibintu bishobora kuba byaryo ndetse tugomeze kugenda tuganira kuri ino filime inzira musamaje no kunakanga bita Ari nawe yarakengamajije kuna kwanga bita arabwinyina ntambara ati nzabarasa kandi nimbarasanza hera kuri Fabio ese none biraza kuba byagenda bite hagati aho mwamaje no kuna ko bita ibagizana yamajije kuba yahomoka ndetse iribagize ibyishimo byamurenze ese none bigiye kuba byagenda bite kari beshi mwasigaye amatsiko ndetse kari beshi mwasigaye mwabaza ibibazo byinshi gusa tugiye kuba twagana ndetse mbashe no kuba nabwira gashya kabashe kuba kagaragara muri ino filime ubwo yari gukinwa nyaboneka ari mugeze anga bwa mbere nta kindi kintu usabwa usibye gukana kuri iyo button so subscribe bonde twaya dukomeza kugenda tumana kandi dukomeza kugenda dusobanukirwa byinshi muri ino filime inzira y'umusarange mugiye kubana ushatse wanje Tiki Blaze mbahaye ikazi giye kuba twarebera hamwe ibyabashije kuba byakurikiramo byose cyane ko ngamenye kango bita Isimbi byamucanze Isimbi byamurenze Isimba buzi cyakora ese none Isimba ari bwaze kwemera kuryamana none umugabo kugira ngo abashe kuba yabona umwana cyane yuko abeshi mwabonye ko Isimba ashobora kuba yakora buri kimwe cyose kibi cyangwa ikiza cyose kugira ngo abashe kuba yabona umwana we byose ashobora kuba yabikora rero nta
cyabatungura kumva isimbi yemeye kuba yaryamana nawe kugira ngo abashe kuba yabona umwana. Nawe ujya muri comment nyaboneka ugira inama umugira kugira ngo ature ko isimbi rino ruhiza rimo yabasha kuba yaryikuramo, kuko muri kubona ko ibintu byamucanze isimbi ibintu byamureze. Ese abaye ari wowe uri isimbi wakora iki? Nawe ujya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo utweke ko nawe yakomeje kugenda ukurikirana ino filme kandi wifuze ko isimbi yakongera kuba yabona umwana, kuko muri kubona kanga ibintu byose muri kubona ko ibintu bikomeje kuba byagorana cyane muri ino filme Inzira y'Umusaraba. N'undi ruhande mwabonye kwanga wita mama Iribagiza amajije kumva yuko hari umuntu ufungiye ahangaha kwa Rugengo, gusa navuga ko mama Iribagiza atigeze amenya ngo ninde ufungiye ahangaha kwa Rugengo. Ese none mama Iribagiza naramukamenye yuko umuntu ufungiye ahangaha kwa Rugengo ari umugore wa Kamarade, biraza kuba byagenda bitewe no kwanga. Navuga ko bita mama Iribagiza nawe mugiye kubona ko agiye kuba yakora gashye, ndetse navuga ko igiye kwitwa nk'ishyano ahangaha kwa Rugengo, cyane yuko Rugengo yafungiranye n'umugore wa Kamarade ashaka kugira ngo azamwice, ndetse mwamaje no kumva yuko akomeje gupanga kuzajya kumwicira mu ishyamba. Gusa muri kubona kanga n'ubita ari nawe ataboroheye, ndetse ari nawe yabagurukiye. Ese none bizagenda gute? Iribagiza azabasha kuba yatabara uno mugore wa Kamarade? Ese none bigiye kuba byagenda bite? Kari benshi mwasigaye amatsiko, ndetse ari benshi mwasigaye mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa mugiye kubona ko none ahangaha ibintu bigiye kuba byajya, ndetse ibyo benshi mumaze igihe kirekire mufite amatsiko, ndetse n'ibyo benshi mumaze igihe kirekire mwibaza muvuga ati se bizagenda gute, isi no filime izarangira gute? Mugiye kubona ko igiye kuba yagana ku musozi, ndetse ibintu bigiye kuba byaryo, ndetse uhagiye gutangira kugaragaramo udushya twishi dutandukanye muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Nyaboneka rero nawe nta kindi kintu usabwa usibye kukana kuri subscribe kugira ngo buri kimwe cyose ngenzanga ubundi mbashe kuba nakubwira, ndetse mbashe kuba nakubwira ibyabashije kuba byakurikira byose, cyane yuko inshuro nyinshi nzanga ngo twiganirire turebera hamwe n'ibyabashije kuba byaranga ino filime Inzira y'Umusaraba. Gusa nyaboneka ndagira ngo ujye muri comment, kuko ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse ni ikibazo cyahangayikishije isimbi, ndetse na isimbi yabuze icyo akora, ndetse isimbi ari kwibaza ikirebwa aze kuba yakora. Ese isimbi araza kwemera kuryamana n'uno mugabo kugira ngo abashe kuba yabona umwana we? Ariko ushobora kujya muri comment ukagira inama umugira y'ikintu yakora kugira ngo abashe kuba yabona umwana, kuko isimbi ashobora kujya gushya akaryamana n'uno mugabo ugasanga uno mugabo amwanduje ibigwara cyangwa muteye indi nda, urumva ko ryaba ari ihurizo, ndetse n'ibintu byaba bigiye kubugenda nabi, kuko isimbi numva ko aramusa twite undi mwana cyangwa akagira indwara yandurira amahangaha. Benshi ndabizi ko byababaza cyane, kandi ndabizi ko benshi byabatera agahinda gakomeye cyane. Nyaboneka ndagira ngo nawe ubashe kuba wagira gutyo ukanyarukira muri comment ugira ijambo rimwe ubwira isimbi, umugire inama yamufasha y'ikintu yakora, kuko muri kubona ko ahanga navuga ko ari mwihurizo rikomeye cyane, ndetse ahanga navuga ko isimbi nawe byamucanze, isimbi byamurenze. Ese ari bwaze kuba yakora iki, ko tuzi neza yuko isimbi nawe akunda umwana we? Ngira mwabonye ibintu byose isimbi yagiye acamo, ahantu hose isimbi yagiye acamo aza ahangaha kugira ngo abashe kuba yabona icumbi. Ngira mwumvise ko isimbi yaciye ahantu henshi banga kumucumbikira, babwira ibintu byose. Murabizi abantu muri Kigali, murabizi ko kwigira umuntu babaye ahangaha i Kigali ngo ugende ubwo usaba abantu bose babwire ko ubuzima butameze neza, babwire ko ushaka icumbi, namwe murabizi ukuntu byabigoye cyane. Nta muntu ujye ukwizera avuga ko uri umutekamutwe, bavuga ko uri umujura. Urumva ko na isimbi nawe ibintu yaciyemo byari ibintu byinshi cyane, ashaka ahantu ho kuba agenda ahantu hose babwira ukuntu ibintu bimeze, babwira ko ari umutekamutwe, babwira ko ari umujura. Urumva ko isimbi kugira ngo agere ahantu byari ibintu bigoye cyane, kandi ibi byose yabikoze kugira ngo abashe kuba yarinda umwana we. Gusa mwamajije kubona ko umwana we yamajije kuba yabura, ndetse isimbi nawe atazana umwana we. Gusa yamajije kumenya yuko umwana we ashobora kuba afitwe na kino kigabo. Isi simba ari bwaze kubigenza gute? ari bwaze gukora iki? Kanga navuga ko ibintu bikomeje kuba byakomera cyane, ibintu bikomeje kuba byagurana cyane, ndetse ihuruzo isimba arimo kuryikuramo ari ibintu bigoye cyane. None biraza kuba byagenda bite? Nawe tubitega amaso undi turebere hamwe ukuntu bigiye kuba byagenda, ndetse ambasha no kuba nabwira Kanga wita Iribagiza nawe yambashije kuba yahumuka, ndetse Iribagiza yongeye kuba yareba hanyuma y'igihe kirekire. Benshi mufite agahinda, benshi mwarehebye muvuga ati ubungubu Iribagiza yabaye impumyi, kandi benshi ndabizi ko mukunda Iribagiza cyane, ndetse abenshi muri ino filime kubera ko muba mushaka kugira mumenye ukuntu ibyaye Iribagiza nabyo bizarangira. Gusa ndakeka benshi mwakumenya amashyi, benshi mwishimye muraserebura cyane akongera kubona Iribagiza yongeye kuba yahumuka. Byari ibintu by'agaciro gakomeye cyane, kuko nanjye nishimye, nanjye nasetse. Gusa ngeze kuri isimbi ndongera ndababara, kuko isimbi nawe afite ikibazo gikomeye cyane. Gusa twizere yuko ibintu bya isimbi nawe azongera akabona umwana, ndetse ibyo isimbi ari gucamo byose bizagira bigakemuka kubera Imana. Jya muri comment wandikemo amena, niba koko wizeye Imana ko Imana izongera gukemura ibintu byose, ndetse isimbi akongera kumera neza, ndetse isimbi akaba yakongera kubona umwana. Ariko nyaboneka ntibibagirwe kujya muri comment ngo ugire ijambo rimwe ubwira isimbi, ugire inama umugira, niba koko umukunda by'ukuri, kandi niba koko wifuza yuko abona umwana we. Jya muri comment umugire inama. Ese ubaye uri isimbi we wakora iki? Byishyireho nkaho uvuga ati mbaye ndi isimbi nahitamo gukora iki ngiki, kuko hari inzira nyinshi isimbi ashobora kuba yakoresha. Agashobora kuba yajya muri polisi akarega, ni ibintu byinshi ashobora kuba yakora atagize gutya ngo aryamane n'uno mugabo, kuko kuryamana n'uno mugabo namwe murabizi yuko
ari ikosa rikomeye cyane kandi harimo ibyago bikomeye cyane byo kuba yamutera nk'indi nda cyangwa akaba yamwanduza nk'ibindi bigwara. Urumva ko noneho ari ibintu bikomeye cyane ndetse ari ihurizo rikomeye cyane Isimbi arimo. Ese bizagenda gute noneho kanga twamashije kubona ko mama Iribagiza nayo yatangiye gukeka ko ahangaha kwa Rugemwa hari umuntu hafungiye. Ese noneho biraza kugenda gute mama Iribagiza ari bwaze kuba yamenya umuntu ufungiye ahangaha kwa Rugemwa? Twamashije kubona ko Fabera amubwiye ati ntimuteze kumenya umuntu ufungiye ahangaha kuko n'urufunguzo ntimuzigira murubona. Ese bigiye kugira gute? Navuga ko bita mama Iribagiza ndetse na Kanyana biyemeje gufatanya kugira ngo babashe kuba bamenya ahantu urufunguzo rubitse ndetse babashe kuba bamenya umuntu ufungiranye mahanga. Cyane ko mama Iribagiza yese avuga ati cyangwa yaba ari Iribagiza ufungiyemo, cyane ko numvishe kari n'umuntu w'umukobwa, ubwo ntaga yaba ari Iribagiza wanjye bafungiyemo. Kandi murabizi neza yakaba yari Iribagiza, noneho ivumbi ryatumuka ndetse intambara yaba intambara. Ese noneho uri kumva mama Iribagiza bakwiye kuba yakora iki kugira ngo abashe kuba yatabara uno mugore wa Kamarade? Cyane ko mama Iribagiza naramuka amenye yuko ari umugore wa Kamarade uri mahanga, urahita ubona ko ibintu biraza guhita bihindura isura. Cyane ko muzi neza yuko umugore wa Kamarade ndetse na mama Iribagiza bari inshuti cyane ndetse bakomeje kugenda baganira, ngira ngo bonye ko ibintu byinshi bagendaga babigana, ndetse navuga ko mama Iribagiza bagendaga bamugira inama zikomeye cyane z'ukuntu yakwitwara. Ese noneho bigiye kugenda gute ko twamaje kuna ko uno mugore wa Kamarade nawe ari mu byago bikomeye cyane, ndetse n'umugore wa Kamarade nawe bamaje kuba bamufungira ndetse Rugemwa ari gupanga kuba yamwica. Noneho biraza kuba byagenda bite? N'amatsiko ni menshi, nawe uri kubazwa ibintu bigiye kugenda gusugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kuba byajyo, ndetse abishima mufite amatsiko mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yakwekera iryoshye cyane. Ndetse ndabizi ko ari benshi muri bwaze kuba mwatungwa cyane, ndetse ndabizi yuko ari benshi muri bwaje kuba mwashimishwa n'uburyo ino filime igiye kuba yagenda, ndetse mugiye kubona ko na Rugemwa nawe agiye kuba yajyanwa muri gereza ubundi agahanirwa ibyaha byose yakoze. Ibintu byose Rugemwa ari kwikora, ubugome bwose Rugemwa ari kugenda akora, mugiye kubona ko bigiye kurangira nabi, ndetse Rugemwa ajyanwe muri gereza. Ese Rugemwa uri kumva kwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Urashobora kujya muri comment tubwira ati ngiye ku bwanjye ndimo numva Rugemwa kwiye kuba yakatirwa nk'imyaka 5, ndimo numva kwiye kuba yakatirwa burundu. Nawe ushobora kujya muri comment ukatubwira icyo wifuza. Gusa najya mbwiye ko Rugemwa atazigera ajya mu rukiko, ubwo Rugemwa agiye kuba yahura n'ibyago bikomeye cyane. Simbi babwiye ko byari ukwica filime gusa, mugiye kuba mwana akagiye kuba yahura n'ibyago bikomeye cyane, ndetse mugiye kubona ko ahangaha ibintu bigiye kuba byahindura isura muri ino filime Inzira y'Umusore. Ese noneho bizagenda gutwamaje kuna kwangaha ubita Kamarade nawe yakomeje kugenda yibaza avuga ati umugore wanjye sinzi ahantu ari kuva uyu munsi, sinari namenya ahantu umugore wanjye yambwiye ko agiye kwa Rugemwa gusa kuva yagenda ntireyongera kuba yagaruka. Ese bizagenda gute umunsi Kamarade yamenye yuko umugore we yashimuswe na Rugemwa? None ko navuga ko Rugemwa ibyo yakoze bigiye kuba byamugaruka, ndetse muzi neza yuko ahangaha ubita Kamarade Sinemire nta mikino, ndetse Kamarade na Emire bagiye babaga nta kinyagira ngo benshi murabazi yuko nta bintu by'imikino ndetse nta bintu by'imishinyiko bagiye bagira. Ngira ngo bonye ibintu bakoreye Rugemwa, ngira ngo bonye ukuntu bagize Rugemwa, umva ko baramutse bamenye yuko ari we wagize gurye gashimuta umugore ndetse yamufungiranye, wahita ubona agashya kabera ahangaha kwa Rugemwa, ndetse wahita ubona ubyo Rugemwa bamukora, ndetse wahita ubona ko bahita baza no kuba batabara umugore yahita baza gutabara umugore. Wese noneho bizagenda bite? Noneho ko navuga ko ahangaha ibintu bigiye kuba byaryo, ndetse no filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane, dore ko ari benshi muramwifuza muvuga ati ese no filime izagira ku musozo ryari izarangira bigenze gute? Gusa mugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kuryoha, ndetse mugiye kubona ko igiye kuba yarangira. Mbone no kubabwira yuko mu minsi mike mbafite agashyitsi, ndetse mu minsi mikeya ngiye kuba nabatungura cyane, ubundi nkaberekeza ahantu bakina ino filime, namwe mukabasha kuba mwakwihera ijisho mukareba ukuntu kuri set biba byifashe, ndetse mukareba uburyo abakinnyi bose baba bameze bagiye kuba bayikina. Ni byinshi cyane nzabasha kuba nabereka. Rero nyabuneka nta kindi kintu usabwa usibye kugerageza ugakanda kuri buto yanditseho subscribe aho hasi, ndetse waba ushaka kugira ngo ujye ubona buri video yose dushyizeho, ukagerageza ugafungura n'inzogera kugira ngo buri video yose tuzadushyiraho uzajye uhita uyibona mu ba mbere. Ese noneho bigiye kugenda gute? Nawe amatsiko ni menshi, nawe amatsiko yakurenze. Gusa ugiye kubona ko ahangaha ibintu bigiye kuba byaryo, ndetse ugiye kubona ko ahangaha ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane muri ino filime Inzira y'Umusara, ndetse muri kubona ko ahangaha ibintu byatangiye kugenda bihindura isura, ndetse bishimwa kutangiye kugenda muvuga yuko itangiye kugenda igira iryoshye cyane. Cyane yuko benshi mukimura kubona ko Iribagiza amaje kuba yahumuka, benshi mwese muvuga ati noneho filime yacu igiye kubagira yongera iryohe. Ese noneho cyusa naramuka amenye yuko Iribagiza yahumutse, cyusa azabasha kuba yazagasaba imbabazi Iribagiza, cyane yuko mwabonye mugome bwose bwa cyusa, ndetse mwabonye ibintu cyusa agiye akora Iribagiza, ndetse navuga ko ibintu cyusa agiye akorera Iribagiza, ndetse n'amagambo cyusa agendaga
abwira Iribagiza ndetse n'ukuntu mbese n'ukuntu cyose yagendaga muzanaho inshoreke navuga ko ari byo bintu kamarade yashingiye abwira Iribagiza ati ntuzigere ugira umuntu waho ngaho cyangwa ntugire umuntu bibwira yuko wamajije kuba waho mugakeneye ko navuga ko ngo bita Iribagiza ashaka kwifatira cyusa arimo kumuca inyuma akamwereka yuko ibintu byose byagiye bibaye yagendaga bibona ese cyusa azabasha kuba yakwisura undi asaba imbabazi Iribagiza ese we wishyize mu mwanya wa Iribagiza urumva cyusa akwiye kuba yaza kumusaba imbabazi ese cyusa arakwiye kuba yahabwa imbabazi nawe ushaka kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo ukomeze kugenda twereka yuko uri kumwe natwe kandi ukomeje kugenda wifuza yuko ahangaha ibintu byaryoha ndetse wifuza yuko ahangaha wita cyusa nawe yahinduka cyane ko benshi mu maje kubona ko muri no misi wita cyusa yitwaye nabi cyane ndetse cyusa yakomeje kugenda yerekana imico itari myiza imbere ya Iribagiza ndetse navuga ko byateye agahinda gakomeye cyane Iribagiza ku buryo muri no kubona ko ahangaha bita Iribagiza atifuza yuko cyusa yamenya yuko yongeye kuba yahumuka ese noneho bizagenda gutwe navuga ko imipango ya Fabien ndetse ibintu Fabien yapanze byo kugira gutya ubundi agahumesha Iribagiza ko navuga ko byose birangiye ndetse navuga ko kubera Imana byose ibyo yapanze byose ndetse imigambi yari yapangiye Iribagiza byose birangiye bidakunze arakarimbo kavuga ati baducira kobo Imana iducira kanzu rero navuga ko bita Fabien yagize gutya gacira Iribagiza kobo ndetse Imana ikamucira kanzu ndetse mukabona ko hanga bita Iribagiza yongeye kuba yahumuka ndetse afite n'ubushobozi bwo kuba yarya mu rukiko ubundi agashinja Rugemwa ni ibintu bizatungura Fabien cyane Fabien nakimara kubona yuko Iribagiza ari impumyi ndetse na Fabien akimara kubona ko Iribagiza ati areba noneho uzabona ko hanga bita Fabien n'ibizahita bimukanga ndetse bizanamutera ubwo cyane yuko hanga mugiye kubona ko bita Iribagiza azerika cyose yuko ati amureba ndetse azerika cyose yuko ibyo yakoze byose yagendaga bibona ubundi cyose agatangira kuvuga ati nari mbizi ko wigiraga impumyi ntago wari uri impumyi wararebaga kuva kiragiye cyose uzahita ubona kanga bita cyose azahita atangira kumubwira ati wigize impumyi warambeshye wararebaga ise bizagenda gute none kanga mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byayuyushye cyane ndetse mugiye kubona ko ino film yacu igiye kuba yakwerekera ku musozo cyane ko mwabonye kwanga bita are nawe nta mikino ndetse are nawe yari haze ko mwabonye kwanga bita are yarake ndetse harabuje kabwira Nyantambara ati ngiye kuba igihe gito cyane gusa n'ubundi mutanyishira amafaranga yanjye yose cyangwa ngo mumpe buri kimwe cyanjye cyose nabatakajeho mwese nzabica kandi njya kubarasa nzahera ku muntu bita Fabien ngira ngo ngikanga bita Fabien nawe ubwo bwari bwamwishe Fabien ubwo bwari bwamurenze ntatinye kuvuga ko ubwo bwari bwenda no kugera mu kibuno bwari bwanagezemo ubwo se kuvuga ngo bwari bwenda kugeramo runavuga ko hanga ibintu bikomeje kugenda biryoha cyane ndetse no film yacu ikomeje kugenda itungura benshi cyane ndetse benshi mukomeje kugenda bavuga ati mbega ibintu bikugenda bigaragaramo biryoshye cyane gusa ntarinze gusa sinabura no kuvuga yuko hanga hari benshi mwagiye muvuga ati sinabura no kuvuga ko hari abantu benshi mwagiye muvuga ati Isimbi ari kudutera agahinda Isimbi ari kutubabaza ese umwana w'Isimbi azamubona gute gusa mumaje kubona ikintu Isimbi agomba kuba yatanga kugira ngo abashe kuba yabona umwana wese bizagenda bite none uko mwaje kubona ko kino kiga mu nishitani cyabwe Isimbi ati niba ushaka kubona umwana wawe nuko ugomba kuba wajyamana nanjye kubera ko umwana wawe ninjye umufite ese none bizagenda gute Isimbi azemera kuba yabikora nyaboneka nababwiye ati mujye muri comment mugire inama mu mugira ikintu yakora kugira ngo abashe kuba yabona umwana kuko murabizi ko umubyeyi n'umwana rwagwambekanye kandi umubyeyi abakunda umwana we cyane ku buryo ashobora kuba yanakora buri kimwe cyose kugira ngo abashe kuba yabona umwana wese bizagenda gute bizarangira gute namatsiko ni menshi namatsiko yakurenze gusa nta kindi kintu usabwa usibye gukurikirana ino filme kugeza igeze ku musozo ubundi ugasobanukirwa buri kimwe cyose yibaza ndetse ukamenya buri kimwe cyose ndetse ukazabona n'uburyo ino filme ibasha kuba yakinwamo akeneye ko nubwo mu minsi mike yangiye kuba nabajyanamo gusa ino filme ndagira nkubwire ko umunsi zarangira bizaba ari ibirori ndetse benshi muzareba uburyo yakinwe byinshi cyane muzanyira mubibona rero nta kindi kintu babwira usibye kubabwira ati mukomeze mugende muyireba ndetse mukomeze kugenda mukanda subscribe kugira ngo ibintu birusheho kuba byarushaho kuryoha mbere bakunze filime nyarwanda nyuma yuko Kigali Youth Talents bateguriye filime zagiye zikundwa nka Ibara ry'urukundo Agahinda k'umwana noneho ikuzane filime y'akataraboneka yitwa Intimba y'imfubyi ni filime ivuga ku mukobwa witwa Serine wabyariye iwabo afata umwanzuro wo kujya Kigali gushaka amaronko none imyaka 10 irashize none aragarutse mami ese ndaya niko ziteye nuko gukusiga bimeze Marceli Sari Serine bamwimye umwana we mami uramumata gumum mitagukura mu mutima ngurije urama umwana wanje cyane agumum mbega umubyeyi utagira umutima birangiye haye papa Serine gatanya kugira ngo inyungu zose azikubire umubyeyi nka papa wanje nka se wa Serine nka sekuru guriya mwana urahunga
none se ko ubucamanza bwadutandukanije umwe akajya undi akajya iwe iwe se sinjya mpajya nshaka uwo mwana akamumpisha. Serine afashe umwanzuro mubi wo kujya mu bapfumu kugira ngo abashe kubona umwana we, ariko ntazi yuko umupfumu afite gahunda yo gutamba umwana we. wakabonye Ese Bwenge namenye yuko Serine ari mama we bizagenda bite? Ese mama Serine we nizihe nyungu yaba akurikiye kuri Bwenge? Uyu mupfumu we ibye bizagenda bite? Kurikirana filime igusha kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comments kwa opinions, ni comment ya mbere ukike ukore subscribe ubundi uryoherwe. Episode ya mbere yahageze, Inimba y'Imfubyi. Nduvugisha uriya mugore wawe ngo ni mama Serine mu mwana wanjye kuko atari ibyo ngibyo. Mwamaje no kuna kango bita ari nawe akomeje gushakisha Anita ndetse arakomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo abashe kuba yabona Anita. Gusa twamaje kubona ko Anita ndetse n'Emile bakomeje kugenda bikundana, ndetse twamaje kubona ko Anita ndetse n'Emile batifuza kuba batandukana, cyane ko navuga ko kango bita Emile nawe yifuza kuba yajyana kure Anita ku buryo nta muntu n'umwe uzongera kuba yabona Anita wo hanga mu no mujyango kwa Rugemwa, kuko bamaje kubona ko umujyango wo kwa Rugemwa wose ndetse ana ari nawe akomeje kugenda bega cyane, kandi nawe yifuza kuba yabivuga. Gusa mugiye kubona ko kango bita Anita ndetse n'Emile bagiye kuba bakwigira ahantu kure cyane, ndetse bagiye kuba bagenda ku buryo ahanga wita aratazongera kubabona, ndetse na Nyirantambara natazongera kubabona. Ese ko navuga ko ahanga wita Nyirantambara none ndetse na Fabiola baza bagiye mu byago bikomeye cyane cyane, yuko navuga ko ahanga mugiye kubona ko umuntu bita ari ugiye kwirangiriza wita Fabiola, ndetse navuga ko ari buzirasira Fabiola abuzahita ubona ko none ahanga ibintu bizahita bihindura cyane, ko navuga ko bitareye ngigeze kubwira Fabiola ndetse na Nyirantambara na Rugemwa arababwira ati no kugira ngo muzatwara ibyanjye byose munda kujya muzantwarira amafaranga nabahaye nzabirasira nshake nzajye gupfira mu gihome. Ese bigiye kugenda gute? Kanga navuga ko bita ari nawe yari yarakaye, ndetse yari yazanye umujinya udasanzwe hanga kwa Rugemwa, dore ko navuga ko Fabiola gishatse kuba yakoresha twa tuntu tw'utuyeri ndetse n'utwa tuntu tw'imitwe. Ngira ngo mwese murabizi ukuntu Fabiola yagira ibintu by'amayeri, agira ngo Kango bita ari yamubwiye ati ibyo bintu by'amayeri byenda bihaze mu magambo horo umbwira narayarambiwe. Ese noneho bigiye kugenda gute? Nkubwira ati ibintu bigiye kuba byaryo, nkubwira ati no film yacu igiye kuba yaryoshye cyane ku buryo udashobora kuba wabyumva. Nkubwira ko ngukunda cyane kandi ngoza ku mutima iteka ndamura batekerezo, kandi nifuza kuba nabaha ibirenze ibingibi. Ciao ciao.